Yapo nanjye kugushimira ngo ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Florian TV show. Hari haciyemo igihe tutavugana tutabonana ariko nagarutse. Hanyuma rero uyu munsi tugarukanye n'inkuru twayita ko yatangiye ari iy'akababaro ariko kubera ko ubuzima buri kugenda bumera birasa nk'ishimishijemo gake. Nk'uko mubibona ku mashusho, umunyamakuru Kwizigira Jean Claude Lee, umunyamakuru wa radiyo Rwanda, arimo aragenda yoroherwa nyuma y'uko wagize impanuka akavunika akaboko ndetse n'akaguru. Uyu munsi rero twamusuye murabona ko Kwizigira ari kugenda agaruka mu buzima bwiza. Reka tubereke uko twasanze ameze. Rwanda nyarwandakazi muntu nawe uri ahantu ngiye ngamba ngabijwe namwe nizina ry'Imana kuri guca muziko n'ibishyikiro birasanzwe. Iyi si misanga isa gusinya igitamo ndimo ndatanga ndimo ndabuzwa wanjye wese ngabo dukunda tubagereho tusabageraho ryarize. Kwizigira navuze ko tumukunda abo papa ni daddy n'umwuga ariko umurwaro twifuza neza ry'Imana gukunda abangabo ni munyemerere rero mbereke yuko nahageze utazanca mukagira ngo namanyanga mwari munda abantu. Kwizigira uri imfura cyane ndabifuza kuba kera izina ry'Imana we risanga ariko ntabwo uri wenyine gikundira umwabye mu Banyarwanda nicyo kizagituma mu strong kabisa kandi abantu barahari aba n'abantu biteretse bose b'abanyamafaranga bafite imitima myiza nanjye mwarimo nahageze amafaranga kugenda nyoboka ngo uzaga gusanga nariteretse y'inyoboka yibona uvuga ngo sigarumira kuri mikoro nkafatire kare sindiya byatahage kandi urande ndiri utarajya kwira mikosi nzica kwa izina ry'Imana rero ndahari rero badukunde rero kugira abantu ko umeze neza uyu munsi. meze neza kabisa, meze neza abantu baransura bamangireho ndimo ndakira abaganga barimo baranyitaho yego inshuti abavandimwe abo dukorana abo dukora umwuga umwe bose barahageze. zandani ziratambuka neza cyane, zandani ziratambuka abarwayi nabo bafite ibibazo byabo nabo bajya bumva muri ibyo yakoze bari kuri motivation y'ihamba ubwo ni rwo rwego mu gitondo baza nkabanyurizamo gake bazamuzanira ibikoresho zitanga barabyumva asanga turabyukana tutizime ndayikanga mito 400 nabo n'uwa mbere mu kwiruka hano hantu mbangenga ngenda burana profitiraga muri pratique ibazwa ntafashwe n'isomo kandi nigaga biology gusa zonyine ariko izi sport zonyine zo ngavuga ati practice nda maximiza muri maximum abana batoya ariko dukunda abantu bantu rero ngiye tubivuga bati ndamune guca inkoro ushaka iki bisinde mbaye oya nta kintu mbaye Kwizigira none se uca inkoro ubundi ku muntu umubwira ko umukunda ari ikibazo cy'umuntu umushyira hasi uca inkoro umuntu hari umubare w'abantu batamukundaga bahita bamwikunde muri ya nkoro yawe bataramuzi ubwo se iyo si inyungu umuntu umundira abantu rero ibyo bintu namuzaga surprise ntabwo nari mbyitera nabanze kuri abuze yagere ku kazi